Inshuti yanjye ndagira ngo umurikire neza witonze. Amazina yanjye nitwa Jonas. Uyu munsi tugiye kureba hamwe ibintu by'ingenzi wakabaye ukora muri iyi minsi kugira ngo uzagire ahazaza heza kandi na famille yawe izabeho yishimye. Amazina yanjye nitwa Jonas. Ndagira ngo wisange kuri iyi channel, kuri uyu muyoboro wacu, kandi subscribe, ukandi sharing iyi video bagenzi bawe, inshuti zawe. Reka dutangire. Rimwe na rimwe tubaho mu buzima butugoye, ariko se wigeze wibaza mu myaka 5 iri imbere uburyo uzaba umeze? Twese nibyo twibaza. Hari igihe rimwe ufite amafaranga ejo bundi ukayabura bitewe n'uburyo isi igenda yihinduranya umunsi ku wundi. Mu mutwe cyo kimenyetso kikwereka ko uzaba umunyabwenge cyangwa uzaba umukene. Rimwe na rimwe dufata imyanzuro itari myiza mu buzima bitewe n'abo tubana, inshuti, imiryango. Uburyo tugenamo gukoresha amafaranga yacu nibyo bihindura ubuzima bwacu, tukaba abakungu. Rimwe na rimwe tugira inshuti mbi zikadufasha kurya amafaranga yacu tutizigamira, tutanatekereza. Ariko uyu munsi ngiye kuguha ingero nziza zisukuye zagufasha kugera ku iterambere ryawe. Amazina yanjye nitwa Mutabazi Jonas. Welcome kuri channel, kandi subscribe, like, sharing iyi video bagenzi bawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwizewe bwo wakorera amafaranga online kandi ukayakorera aho utuye, mu baturanyi, mu nshuti no mu miryango. Ushobora kwibaza ngo ntibishoboka, ariko birashoboka. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni ubuhanga, kuba uri umuntu w'umuhanga mu byo ukora, kuba inyangamugayo no kwihesha agaciro, kugira umutwe ufunguye no kumva inama z'abakuru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imbogamizi ziba ku muntu wakoresha amafaranga nabi, akayakoresha mu buryo butizewe, icyo bita unnecessary, gupfusha ubusa ibintu. Ushobora kuba warumvishe ngo abantu bakira gute, abantu batera imbere bate, ukibaza ati se njye nabikora nte? Ikintu cya mbere ugomba kugira ni mu mutwe. Mu mutwe niho hantu hambere hazagufasha gukoresha neza ibyo utunze, icyo bita skills, ubuhanga bw'umuntu. Ushobora kubona amafaranga bitewe n'uburyo ari menshi, ugasanga urirangije, ugasanga usubiye inyuma, ugasanga ubaye umukene ariwe wirangije. Ese ni gute wakorera amafaranga? Ni gute wakorera amafaranga kandi akugirira akamaro? Ikintu cya mbere ugomba kuba wakora ni ukuzigama. Kuzigama biri mu bintu bya mbere bituma umuntu agera ku iterambere rye. Ese bazigama bate? Bakoresha amafaranga bate? Ni gute ubundi batera imbere? Ikintu cya mbere bakaba bayikora umuntu uzi ubwenge. Jya urya 50, urya 50% yayo wakoreye, andi 50% uyabike. Ibi bizagufasha gusevinga, kuzigama no gukemura ibibazo byose uhura nabyo. Niba ukoreye 10,000, ryamo 5,000, ibindi 5 ubishyire kuri konti. Ibyo bizagufasha kuzigama.
niba ukora akazi kakugoye ukaba utagera ku kazi igihe ukoresha amafaranga menshi ku kazi, wagasezera ukajya ku kazi katakugoye kugira ngo ujye ubasha kuzigama. Niba ukoresha tike y'ibihumbi 2,000 ukaba hari ahandi hantu wakorera tike ikagabanyuka ikaba nk'iy'igihumbi, so ndatekereza wajya aho ha tike y'igihumbi. Mu Rwanda dufite imyumvire y'uko tutumva ngo twigishwe kandi dufate. Amagambo yigisha, ibisobanuro byiza birubaka kandi biguhindura ubuzima. Ikintu ugomba gukora muri iyi minsi kandi kikaguhindura ubuzima, tekereza cyane, ukore kandi ugire ubwenge mu mutwe. Ntukajye wemera ko umuntu agukontorora, akakuyoboza inkoni y'icyuma, umwihanganire uterere iyo kandi usanga arimo arakubyaza umusaruro we nta nyungu umukuramo. Ntukajye ubikunda. Uburyo ugomba gukoresha amafaranga yawe niba ari menshi, miliyoni 10, miliyoni 20, ugomba gushora mu mitungo itimukanwa. Ubwo harimo ubutaka. Ubutaka ntabwo bwimukanwa, so kubaka amazu no mu kugura ibibanza no mu gukora akazi katazaguhombera. Kandi ugomba kujya utekereza cyane kurusha abantu benshi bishyize hamwe. Nta muntu umwe uzagufatira imyanzuro, niwe ugomba kuyifatira. Kandi ugomba kujya uha umwanya igihe cyawe, ugomba kubaha igihe cyawe, kujya ukoresha igihe neza. Turi ku isi kugira ngo tugirire umusaruro igihugu kandi tugeze igihugu ku iterambere. Wowe nutugeze igihugu ku iterambere ibyo birakureba. Ese twaba turi bantu ki badakoresha igihe neza? Twaba turi bantu ki badakoresha igihe neza? So nari mfite ikibazo cya mikorofone yanjye ivuga nabi, ariko nabonye mikorofone ya smart recorder nziza cyane. Ubu niyo ndi gukoresha, niyo mpamvu amajwi yanjye ari kugenda neza. So rero tugomba kujya tubana umunsi ku wundi kandi tugakora ibintu byiza, twikomereze. Inshuti zanjye, nawe muntu nkurikiye, gushora mu butaka, gushora mu bwubatsi, gushora ahantu henshi hatandukanye nta guhomba. Umubi ni ukoresha amafaranga mu bidafite akamaro, kurya amafaranga, kutibuka ko hari intego ufite mu buzima, kutibuka ko y'amafaranga uyakoresheje cyane ashira, na miliyoni 100 zirashira, miliyoni 500 zirashira wazikoresheje nabi, hatarimo icyo bita manager your money, kumanaginga amafaranga yawe. So ndatekereza ntavuze byinshi, ubutaha tuzagaruka tuvuga byinshi. Niba ikiganiro hano kigukoze kandi kiba kigufashije, nyamuneka kandi subscribe, like na comment. Nzagaruka twivugira ku bindi biganiro. Ndabakunda cyane. Amazina yitwa Jonas. Ikibazo cyari cya mikorofone nari mfite, ntabwo navugaga amagambo menshi, navugaga acikagurika byanga, ariko ikibazo ni cya mikorofone. Ubwo cyakemutse, ubu tugomba gukora ibiganiro byinshi cyane muri kuno kwezi. Imana